Energy Radio. Energize creative generation. Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Uyu munsi hari byinshi twishimira twagezeho, hari byinshi byo kwishimira kubera ko uko twari tumeze mu gihe cyashize siko turi uyu munsi. Ari iterambere tubimaze kugeraho. Uyu munsi ushobora kuba urimo kunyura mu bibazo bitandukanye, ariko nanone nubishishoza neza uzasanga atari ibibazo gusa urimo, ahubwo hari intambwe wateye ubishishoje ukabona ko hari icyo wagezeho utatekerezaga ko uzageraho mu minsi yashize. Buri wese afite ibyatuma yiganyira, buri wese afite impamvu ze bwite, gusa bamwe bakoresha izo mpamvu zibasubiza inyuma aho kubafasha mu gushaka iterambere ndetse no kugorora ibigoramye. Gusa ntitwakwibagirwa abaterwa imbaraga n'ingorane zitandukanye bahuye nazo zikabafasha mu kwiyubaka kandi bakomeye muri bo. Niki gikenewe kugira ngo ureke kuba imbata y'ibibazo n'imibereho itari myiza wagize mu gihe cyahise? Reka tuganire kuri iyi ngingo. Nongeye kukaza mu kiganiro Cafe Energy, ni ikiganiro ukurikira guhera kwa mbere w'icyumweru kugera kwa gatanu w'icyumweru saa 12:30 za mu gitondo. Ngiye urimo kumva kuri micro nitwa Olivier Nkurunziza. Muri iki kiganiro twifashisha ubuzima ndetse n'amateka, inzira ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo banyuzemo kugira ngo batere imbere bagere ku byo bagezeho, natwe bikadufasha mu kwiyubakira ejo hacu heza. Guhamya intego z'icyerekezo ku murimo nibyo natwe duhora twifuriza. Hari byinshi badufasha iyo tuganiriye ku nkuru y'ubuzima ndetse n'amateka yabo. Uyu munsi tugiye kwifashisha ubuzima n'amateka by'uwitwa Tyler Perry. Uyu nguyu ni umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane muri Hollywood, akaba umunyarwenya, akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane wagiye akora ibiganiro bitandukanye kuri televiziyo bigakundwa na benshi. Uyu mugabo hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na 1989, icyo gihe yari afite imyaka 20 y'amavuko. Ku bijyanye n'amafaranga yari afite ubusa. Bivuga ko yari afite $0 cyangwa amadolari 0, amadolari y'Amerika. Mu mwaka w'2021 ubwo yari amaze kuzuza imyaka 51 y'amavuko, yari amaze kugira amadolari y'Amerika billion 1.4. Ni Forbes yabitangaje, ni ikinyamakuru cyandika ku bijyanye n'ubukungu, cyatangaje ko uyu mugabo noneho yinjiye mu batunze billion y'amadolari y'Amerika inarenga. Aya mafaranga yaba yarakuye hehe? Tugiye kuganira ku nzira yanyuzemo ndetse n'urugendo rwe rw'ubuzima ndetse n'ibikorwa bitandukanye yakoze kugira ngo azageraho abo mu biliyoneri mu myaka igera kuri 31. Wibuke ku myaka 20 y'amavuko yari afite ubusa mu bijyanye n'amafaranga, ariko ku myaka 51 yari amaze kurenza billion y'amadolari y'Amerika. Amafaranga menshi cyane. Tyler Perry yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1963, akaba umuhungu wa Wayne Maxine Perry n'uwitwa Emmett Perry. Se yari umubaji. Uyu Tyler Perry yavutse nanone atari wenyine mu muryango, kuko afite bari umunabe bagira kuri 3. Mu mikurire ye cyangwa ubuzima bwe akiri muto bwaranzwe n'ingorane nyinshi no kunyura muri byinshi byamugoye bikomeye cyane. Kimwe mu bintu yakunze kugarukaho ubwo yaganiraga n'itangazamakuru
bamubaza urugendo rwe guhera mu buto bwe kugeza igihe abaye umubiriyoneri. Yavuze ko ari inkuru ikomeye cyane iyo mu buzima bwe, cyane cyane akiri mutoya. Yigeze kuvuga ko igisubizo cya se umubyara kuri byose kwari ugukubita. Nta kindi gitekerezo, niba wakoze ikosa, niba hari icyo wakoze atishimiye, kwari ugukubita. Noneho birenze no gukubita uhana, ahubwo ugakubita usa nkaho uri guhondagura cyangwa urimo gukubita umuntu utari kiremwa muntu. Muri ya myaka 20 ye nagarutseho haruguru, yabaye ubuzima bubi bwo kuba nta naho kwikinga, akibira mu modoka kubera ko ise yaramutoteje cyane, uretse nawe wenyine n'abaromunabe. Noneho biza gutuma bigeraho ajya kwishakira ubuzima, ndetse birangira abayeho ubuzima bwo kurara mu modoka. Imodoka yabaga iparitse ku muhanda aho ngaho, abona uburyo bwo kwifungura, akajya akora ibisa no kugangika ku babizi. Uyu akiri muto, ndavuga Tyler Perry, yagerageje kwiyahura kenshi kubera ubwo buzima. Akumva isi iramurambiye, akumva nta kiza azigera ageraho ku isi cyangwa azigera abona ku isi, kuko ibyo yaramaze kubona yabonaga ko bimuhagije kuba byamutera kwiheba. Byaje no kugeraho areka amashuri yisumbuye. Yari yaragezemo ko yize amashuri abanza agera mu yisumbuye, ariko nabwo bigikomeje kuba ibintu bikomeye cyane, ubuzima bukomeje kumugora. Biza kugeraho noneho bigera ku rwego rwo kuba yayareka. Gusa amaherezo byarangiye ayasubiyemo, ndetse biza no kurangira atsinze ikizamini, ariko mu buryo bugoranye, kuko ayo mashuri yisumbuye yarangije akora imirimo isa n'iy'uburetwa kugira ngo abone udufaranga two kwifashisha ku ishuri. Ariko nanone akirwanirira, kuko yabonaga aho byari bigeze ko ari ukwipa bakimama, kubera ko uretse se wari ufite ubushobozi bwo kuba yakwita ku bana, mama we nyine nawe yari umubyeyi uba mu rugo, akita ku bana, akabamenyera ubuzima bwo mu rugo n'icyo bakeneye, ariko nanone adafite ubushobozi bwo kuba yabaha icyo bakeneye. Mu rwego rwo kugenda yibagiza ibyo byose, ndavuga icyo gihe akiri muri ubwo buzima, yageragezaga kuba ari umuntu uhuze, ari kureba amafilime. Nicyo kintu yakuze akunda cyane, hanyuma kugira ngo nanone abe afite ibintu bimwokipa bidatuma akomeza gutekereza nabi cyane. Hari imwe muri filime yakunze cyane yitwa Precious, avuga ko ariyo yamukoze ku mutima, ndetse imwereka ku nshuro ya mbere ko abaye nawe ayobotse iyo nzira yazamufasha mu kwiteza imbere. Ariko nanone ntabwo yabonaga uburyo neza, kubera ko yabonaga ko ari ibintu bisaba ubushobozi, bisaba amafaranga, akabona ari ibintu bigoranye cyane. Ibyagaragaraga muri iyo filime, byagaragaraga ko ngo ku nshuro ya mbere aribwo yamenye ko yasambanijwe na nyina w'inshuti, afite imyaka 10 yonyine y'amavuko. Se yari yarahohoteye inshuti ye, hanyuma biza kurangira n'umwana bifuje kumugirira nabi, ndavuga Perry Tyler. Nyuma yaho ngo baje no gukora ikizamini cya ADN cyakozwe na Perry, cyerekana ko witwa Emitsa atari se wa Perry. Ibyo byose ngo byatumye amenya impamvu noneho yahohotewe cyane n'uwo yitaga ko ari se kandi atari se nanone. Kuko nanone ibyo bizamini byagaragaje ko badahuje, aza no kubona ko n'uwo yitaga se yamuhohoteye atari se. Uretse ibyo ngibyo ngarutseho, yari umwana ukunda kureba ibiganiro, amafilme. Yakundaga kureba n'ikiganiro cyo kuri televiziyo gikorwa na Oprah Winfrey.
hanyuma umunsi umwe yaza kumva uyu Oprah arimo kuvuga ku kwandika arimo kuvuga ko ushobora kwandika inkuru y'ibyakubayeho bigashobora kuba byafasha abandi kandi nawe bikaba byagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu kwiteza imbere bitewe n'abakunda iyo nkuru y'ubuzima bwawe bashobora kugufasha cyangwa nawe ushobora kuyikoresha ukayibyaza umusaruro mu ikinamico cyangwa ukayikoresha muri sinema mu bundi buryo butandukanye. Uyu Tyler Perry nawe yagize igitekerezo cyo gutangira kwandika ku nkuru y'ubuzima bwe uko yabayeho kuva mu buto bwe, ibintu byaje no kurangira ibaye ikinamico ye ya mbere. Yayihaye inyito ngo nzi ko nahindutse. Icyo gihe Perry byamusabye gukora imirimo myinshi idasanzwe kugira ngo akusanye amafaranga yo kuyitegura bwa mbere ndetse no kuyerekana no kuyigeza ku bandi. Byamusabaga ubushobozi bwari bwose kuko icyo gihe nta wundi muntu wo kumufasha yari afite. Yashakaga kureba ko byazamubera nk'intangiriro yo kubona ubushobozi bwo kumufasha kubaho abinyujije muri iyo nzira. Gusa nanone icyo gihe byaragoranye cyane. Ntabwo yigeze yitabwaho muri icyo gihe, nta nubwo abantu bitaye ku byo arimo kubabwira. Aba yageragezaga kwegera bose icyo gihe basaga n'abamwigiza ku ruhande, kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye burya kwegera umuntu ukeneye kugira ngo ahite akumva ako kanya nk'uko byifuza. Gusa ntiyacitse intege, yashatse ubundi buryo yazabikora kuko icyo gihe bwa mbere yari afite imyaka 22 agerageza kubikora, yarabikoze biranga biragorana ndetse abantu ntibamwitaho cyane, ariko ashaka ubundi buryo ikinamico ye yazabyaza umusaruro. Avuga ko agiye kwishyira ku isoko. Hari uburyo abanditsi b'amakinamico ku babizi ashobora kuba yayanditse akayishyira ku isoko, akavuga ati ushaka kuzayigura arasabwa ibi n'ibi, irimo inkuru agashyiraho inshamake ikubiye muri iyo nkuru. Byarangiye hari abantu bayikunze, bari bamaze gusoma inshamake ikubiye muri iyo nkuru ndende yari yaranditse ikubiyemo ubuzima bwe guhera mu buto bwe kugeza muri iyo myaka yari afite. Bari bamaze kwikunda ari benshi, byaje kumuha amahirwe yo kuyigurisha mu bitaramo iminsi igera ku 8 yose yikurikiranya mbere yo kuyimurika muri Atlanta's nationally acclaimed Fox Theater izwi cyane mu gihugu cya Atlanta. Igikorwa cya Perry cyari gitandukanye no guhuza amakinamico gakondo hamwe n'imyidagaduro nyafurika na Amerika yo mu majyepfo y'imyidagaduro. Yari icyo gihe yakoze ngo ikinamico itarakoreshwa cyane n'ibigo binini by'ubucuruzi kubera ko yari iteye kwa yihariye cyane cyane nko ku bantu bayisomye yose uko yari imeze cyanditse gusa. Icyo gihe yagaragaje impano ye bituma agaragara ku rubyiniro bwa mbere mu mwaka w'1999. Icyo gihe bakinaga ikinamico yitwa Adaptation of Woman ni ya TD Jakes. Icyo gihe ngo yinjije amafaranga menshi cyane ariyo yamubereye nk'intangiriro yo gutangira kubona amafaranga abikesha ibyo ngibyo, abikesha iyo nkuru yanditse ku buzima bwe n'imibereho ye guhera mu buto bwe. Ku nshuro ya mbere ngo muri icyo gihe yakoreye amafaranga atatekerezaga ko azigera anakoraho mu buzima bwe, miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika mu gihe kingana n'amezi 5 yonyine muri umwaka w'1999. Uyu nguyu mu gutangira urwo rugendo yaje kumenyekana cyane ku izina ryatumye abenshi bamukunda rya Madea, yakoresheje mu ikinamico yitwa I Can Do Bad All By Myself. Ikaba ari ikinamico nanone ye yasohotse mu mwaka w'2000, ikaba yaranakinwemo filime mu mwaka w'2009. Yakomeje gutera imbere kuva ubwo ndetse n'izina rye rigenda rimenyekana hirya no hino. Yakinnye mu mafilime menshi, zaba filime ze ku giti cye cyangwa iz'abandi bamutumiyemo, ndetse bakamuhamo akazi. Yagiye yegukana ibihembo byinshi muri uru rugendo rwe rwa sinema. Gusa bitangiriye mu buryo bugoye cyane.
mu mwaka w'ibihumbi 2005 Forbes yatangaje ko yagurishije miliyoni zirenga 100 z'amadolari y'itike y'amatike muri icyo gihe, cyane cyane kuri teatre cyangwa ku kinamico yarakoze muri icyo gihe kandi ashaka kuzerekana, yinjiye amafaranga menshi cyane, miliyoni zirenga 100 z'amadolari mu mwaka wa 2005. Yageze ku rwego atangira gukora ibitaramo byinshi cyane mu mwaka, ariko no mu cyumweru bikaba ari ibitaramo byinshi bihoraho, haba aho yatumiwe cyangwa ibyo yiteguriye ku giti cye. Byageze ku rwego nibura mu bitaramo 300 yitabiraga, byaba ibyo ku giti cye cyangwa iby'abandi, bikitabirwa n'abantu barenga 35,000 mu cyumweru kimwe. Mu mwaka wa 2015 yubatse studio zo gutunganyirizamo filime ku buso bungana na hegitari 134 aho ngaho Atlanta muri Georgia. Afasha uwo mujyi guhinduka ahantu ho kujya gutunganyiriza filime. Mu mwaka wa 2020 ikinyamakuru Forbes cyandika ku bijyanye n'ubukungu cyatangaje ko uyu Tyler Perry yageze ku rutonde rw'abantu batunze za miliyari z'amadolari. Mu bijyanye n'urukundo yagize umukunzi, nubwo mu mwaka wa 2021 yavuze ko bagiranye ikibazo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yavuze ko ku myaka 51 yari yuje muri 2021 nta mukunzi yari agifite, yari arimo kwibaza ikibazo. Ati ndibaza uko ejo hanjye hazaba hameze, uko byamera kose ngiye kugendana n'Imana, mbe umubyeyi mwiza bishoboka, mpagarara nemye nubwo kuri uyu munsi nta mukunzi mfite uko bamfasha muri uru rugendo. Wibuka muri 2021 nibwo yari amaze kugera kuba utunze amafaranga arenga biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, biliyoni 1.4. Uyu munsi wowe ufite ibikomere, ndetse iyo ubyibutse koko wumva ko mu buzima bwawe wahuye n'ibikomeye bikubuza amahwemo, iyo ubyibutse cyane cyane ibikomere watewe n'abandi bitewe n'ibyo bagukoreye byose. Umva icyo wakwigira kuri Tyler Perry twaganiriye haruguru, ubuzima bugoye yanyuzemo ariko akiteza imbere kugeza ageze mu batunze biliyoni z'amadolari. Uze kunyemerera tuganire muri ubu buryo, nanone twumva inama uyu Tyler Perry ashobora kukugira wowe urimo kunyumva mu kiganiro Cafe Energy. Tyler Perry akubwira ko burya ntabwo ari urugendo rworohera buri wese kugera aho yumva yababariye uwamugiriye nabi wese, gusa nicyo gihe cyiza cyo kubohoka muri wowe. Ahangaha hari isomo rikomeye riganisha ku buryo wowe ubwawe wahemukiwe ukeneye kwiha amahoro muri wowe, nubwo utakwegera uwaguhemukiye ngo umubwire ko wamubabariye, kugira ngo nawe wumve wibohoye. Ibyo ngibyo manza umubabarireho ku giti cyawe, ntutegereze ko uwaguhemukiye azaza kugusaba imbabazi. Wowe ibohore, wihe umutuzo n'amahoro, hanyuma bizagufashe mu kwiyubakira ejo heza. Kuko mu gihe wumva ugifite ibikomere bidakira, haba ku mutima, haba mu mitekerereze yawe, ukumva uhora iyo utekereje ku kintu buri gihe kikubuza amahoro n'amahwemo, biba ari bikenewe cyane ko wiha amahoro muri wowe. Amahoro ya mbere ni wowe uyiha ku giti cyawe, kugira ngo nanone utangire utekereze mu kwiteza imbere kwawe. Kuko uyu munsi nukomeza kumva ko kuba waragiriwe nabi, ko warahemukiwe byangirije ubuzima bwawe bwose, ubwo nta n'ahantu uzahera witeza imbere, nta n'ikintu uzatekereza kiganisha mu kwiteza imbere. Uzahora utekereza muri ubwo buryo bw'uburyo wababaye, bw'uburyo wakomeretse bikomeye mu buzima bwawe, ukomeze kuba udatekerereza mu nzira nziza yo kwiteza imbere.
Tyler Perry kandi yavuze ko atigeze agira inzika idashira ituruka ku bubabare bwe akiri muto. Benshi muri twe ntidushoboye kubyikuramo burundu kuko bihora bitugarukamo, kandi kugeza igihe yamenyeye kubabarira abo bantu akabireka byamuhaye ibyishimo mbere atari afite. Ni Tyler Perry ubivuga. Mu by'ukuri yageze aho ababarira uwo yitaga ko ari se atari se umubyara, wamuhohoteye cyane akiri umwana, akagira ubwo atekereza kwiyahura akiri muto. Ntabwo umuntu gutekereza kuba yakwiyambura ubuzima ari ibintu biba byoroshye. Ni n'igikomere kiba kitoroshye komora ku muntu wakigize, ariko nanone yabyikuyemo, amubabarira bitanasabye ko uwo nguwo wamuhemukiye aza kumusaba imbabazi ngo mbabarira ku byo nagukoreye, ahubwo we yafashe iya mbere aramubabarira ku byo abona ko yamukoreye, kugira ngo ubwe we yibohore, atangire atekereza uburyo aziteza imbere ku giti cye. Nawe urimo kunyumva aka kanya, ndagira ngo wongere utekereze ku kwirengagiza ndetse no kubabarira, ureke gukomeza kwemera kuba imbata y'amateka ibyakubayeho byahise. Iga gusiba no kubabarira, kuko ari bwo buryo buzaguha amahoro, ugatangira gutekereza uburyo bwo kwiyubaka no kwiteza imbere. Kwiheba bigashira, ndetse no kumva ko ari wowe wakuriye mu buzima bubi cyane, ukumva ko nta mahirwe uteze kugira mu buzima bwawe, ukabyikuramo. Uyu munsi utekereze ku buryo wababarira abo ubona baguhemukiye, abakugiriye nabi, abatumye ugira ibikomere mu buzima bwawe. Utekereze uburyo wowe wababarira utanategereje ko bo baza kugusaba imbabazi, kugira ngo wibohore, kugira ngo wikureho ibyo ngibyo ufite ku mutima wawe cyangwa ufite mu mitekerereze yawe bihora bigutera umunabi iyo ubitekerejeho. Wowe kugira ngo ubyikuremo, utangire utekereze ku iterambere ryawe uyu munsi, ejo n'ejo bundi, birasaba kubanza gukora icyatuma ubyikuramo. Nutekereza ko wababariye, nufata umwanzuro ukumva ko wababariye, ntabwo uzongera no gutekereza cyane ku bibi bagukoreye no ku bikorwa bitari byiza wenda bashobora kuba baragukoreye, n'inzira mbi cyangwa inzira zigoranye z'ubuzima ushobora kuba waranyuzemo. Ahubwo wowe ukora ibishoboka byose kugira ngo ubyibagize, unabyirengagize, unabababarire, kuko burya umuntu waguhemukiye nubwo atabaye intwari ngo aza gusaba imbabazi ku bibi yagukoreye, wowe tera intambwe ya mbere umubabarire, nubwo utajya kubimubwira ko wamubabariye. Umubabarire mu mutima, umubabarire ku byo yagukoreye byose, ubundi wibohore, wiha amahoro, nawe bigufasha gutangira gutekereza ku buryo wakwiteza imbere mu byo ushaka kuzageraho. Ibyo nanjye nibyo nkwifurije uyu munsi wowe twabanye mu kiganiro Cafe Energy, ndetse twifashishije ubuzima n'amateka bya Tyler Perry. Warinze agira imyaka 20 y'amavuko, yaranyuze mu buzima bubi, yaranyuze mu bikomere byinshi, mu nzira zigoye twagereranye n'inzira z'amahwa. Icyo gihe akagira icyo gihe nta mafaranga afite zero, ariko kugera ku myaka 51 y'amavuko yari amaze kugira ubutunzi buhambaye, kubera ko yirengagije ibyo bibi byose yanyuzemo mu buzima bwe, ahubwo agatekereza ku buryo yakwiteza imbere. Ndagushimiye cyane aho twabanye mu kiganiro Cafe Energy. Ukomeze kunogerwa n'ibindi biganiro Energy Radio yaguteguriye. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza, nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije guhaha ukaronka, nkwifurije no kurangwa n'umurimo unoze mu byo ukora. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, guhera isaa 12:30 kugeza isaa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8, radiyo y'icyitegererezo. Cafe Energy.